ushobora kuba umwe mu bibaza ese ni gute nagira inzu nziza isa neza imbere n'inyuma ku buryo abansura yaba ari abavandimwe ndetse n'abaturanyi n'inshuti batangazwa n'ubwiza bw'inzu yanjye. Nagira ngo mbwire muri iki gihe ikintu bita irangi ni ikintu gikomeye cyane. Irangi ryiza rituma inzu nayo isa neza, n'ahandi nakurangira ni mu ruganda bita Better Paint. Better Paint ni uruganda rwa Made in Rwanda, rukora amarangi Made in Rwanda. Ahari hose mu gihugu babasha kukugezaho amarangi meza. Aya marangi bakora atandukanye harimo Jet Imagine, Vinyl Sur, Weather Guard, Gloss in Mer, Tiner, Master, Wood Glue, Vanish na Automatic Paints ndetse n'ayandi menshi cyane. Urimo kwaba ushaka ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi, bahamagare bagufashe kuri izi nimero ngiye kubwira. Ni 0788 42 1996 cyangwa 0788 15 92 kasubiremo neza. Ni 0788 42 1996 cyangwa 0788 15 92 bahamagara gukora free delivery kandi ku giciro cyiza. Reka mfata akanya gushimire cyane wowe udukurikiye. Iyi ngiyi ni BOPC TV. Uyu munsi mu makuru ya gospel dufite harimo inkuru y'umuhanzi Alpha Rwirangira. Alpha Rwirangira akaba yari umuhanzi uririmba indirimbo z'isi abenshi nizo bamuzimo. Gusa nyuma yaho yaje kuza guhindura, ajya mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, indirimbo za gospel. Uyu muhanzi akaba yariyemeje kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza 2020, araziyegurira kugeza na n'ubu. Abenshi baramaze igihe batamubona mu itangazamakuru ndetse asohora indirimbo. Ahangaha akaba nta ndirimbo n'imwe yari amaze iminsi ari gusohora. Abenshi bakibaza amakuru ye abaye hate, ameze gute. Gusa ariko amakuru dufite muri BOPC TV nuko uyu muhanzi yakoze indirimbo zijya ku 12 bucece nta gakuru, arazitunganya ayikora nka album, ashyiramo n'izindi n'iz'abandi bagiye bazi nyinshi. Akaba rero uyu muhanzi yiyemeje gukora igitaramo, agataramira abakunzi be yarakumbuye cyane ndetse nabo bamukumbuye cyane. Ariko n'igishimishije nuko mu bakunzi be noneho harimo n'abakunda kuramya no guhimbaza Imana, bamukunda mu ndirimbo zigiye zitandukanye yakoze, harimo nk'iyo yita Akira, yanyuze imitima ya benshi igihe yayisohoraga. Ni indirimbo irimo amagambo akomeye cyane, ni indirimbo za gospel agiye asohora ariko ntizigende zimenyekana cyane nk'iyi ngiyi. Uyu rero Alpha Rwirangira uherutse kwiyegurira umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, akaba yategurije abakunzi be batuye muri Canada igitaramo gikomeye cyane. Igitaramo kikaba kizaba ku itariki 23 kwa 12 2022. Iki gitaramo akaba yarakise amashimwe concert. Alpha Rwirangira ubwe akaba ahamya ko kigamije gushimisha abakunzi b'umuziki be ndetse anabinjiza muri Christmas cyangwa se mu bihe bya Noheli. Ikindi kandi akaba uyu muziki ashaka kugira ngo azawutaramiremo aho abakunzi be bwa mbere. Igitaramo cyo kuramya no guhimbaza Imana kizaba kirimo Alpha Rwirangira. Iki akaba ari igitaramo Alpha Rwirangira avuga ko
azanaboneraho kuvumbirizamo abantu alubumu aherutse gukora yose irimo umujyo w'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana w'indirimbo yateguye. Iyi ngiyi akaba ari alubumu ya kabiri yise Wow, izaba igizwe n'indirimbo 12 zose zo kuramya no guhimbaza Imana. Akaba ateganya kuyisohora mu minsi iri imbere. Uyu muhanzi Alpha Rwirangira ni ibintu bishimishije cyane kumubona mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza, kuko niyo wumvise amagambo mu ndirimbo ze aba ari amagambo y'ubwenge ndetse yumvikanisha ko ahamya ibyo nawe yemeye. Akaba arashishikariza abakunzi b'umuziki we ko bakwiye kucyitabira ari benshi, kuko ngo yiteguye kubaha ibyishimo. Kuva uyu muhanzi yahindura umuvuno akaganisha umuziki mu kuramya no guhimbaza Imana, ni ubwa mbere agiye gukora igitaramo cyo kuramya no guhimbaza Imana, ahubwo yivugiye yuko ataraherutse gutaramana n'abakunzi be. Kuri iyi nshuro ngo yijeje abafana be kuzabaha ibyishimo. Gusa icyo nabwira abazajya mu gitaramo cye ni uko igitaramo kucyinjiramo kizaba ari $100, amafaranga arenga 100,000 y'Amanyarwanda. Uretse no kuba azataramira abakunzi be, akaba azanajyana n'amahirwe yo gusangira nabo Noheli. Bifuza kugira Noheli nziza. Reka rero fata akanya mbashimire wowe ukurikiye BPC TV. Imana ikomeze amere umugisha n'amahirwe. Kaduhere mu kiganiro cy'ubutaha.